bunezezwa no kubashimira ubwitange n'umurava bukomeje kugaragaza mu murimo w'Imana mu ivugabutumwa, ubusonga ndetse n'iterambere. Wicaye hano ukareba urusengero rwanyu rwiza ruri hano ku ntara, ntiwakwemera ko ari urwikananira, ariko kuko mushobora n'ibyananiranye, ntekereza ko muzakora n'ibirenze biriya. Gusa icyabaha mukabaha umuhanda ugera hano. Burya nta muntu ukira kuri byose. Imana izabahe n'umuhanda. Ibinanira muzimuke mu rwimuri. By'umwihariko tuboneyeho kubashimira uburyo mwakoze mu kwezi kwa gatandatu. Tumenyereye mu mvugo yitwa shimwa Mana. Mwashimye Imana. Korali ivuye hano imbere bibazaga icyo bakora bashima Imana. Dawidi we abuze uko abivuga, aravuze ngo nzabanza nakira igikombe cy'agakiza. Kandi namwe mwarakijijwe. Imana ibahe umugisha. Ube hafi Mungu wanjye, komeze umfate mu bizigira nanjye nkomere. Sibyo? Hano rero turashima Imana yakora buri wese, kandi ibi bigaragaza ko mumaze gusobanukirwa ko ari inshingano yanyu gushyigikira umurimo w'Imana. Ati ntuzarangire mu birundo, uzakomeze aho muzerekana ko umuhati wanyu atari ubusa ku Mwami Imana. Imana ikomeze barebe neza. Umuyobozi wacu rero wa Inyoni y'u Rwanda, umuyobozi wacu wa Inyoni, umuyobozi wacu wa Rwanda Union Mission, atewe ishema n'imirimo myiza Uwiteka ari kubakoresha banyakananira, arabashimira cyane kandi arabatashya cyane. Nimuvuge ngo amen. Amen. Yanyu ntingana nuko mungana. Niba mwashonje mwihangane, tugiye gutaha mu kanya. Nimuvuge ngo amen. Imana ibahe umugisha. Dukomeje umurimo, reka tunazirikane ibi bikurikira. Pastor yabivuze, yabiciye mu ncamake, ariko ubwo urumva ntavunika mu biganira kenshi. Ariko dufite ukwezi kwa karindwi, dufite ukwezi kwa munani, dufite ukwezi kwa 9 kwahariwe ivugabutumwa homecoming, garuka mu rugo. Sibyo? Buri wese aharanire kuzanira Kristo byibuze umuntu umwe. Ibi mubizi neza kundusha, kandi nzi ko muzabijyamo mushishikaye. Mu cyerekezo cya division yacu bavuga ko kugeza byibuze muri 25 buri wese nutazi kubwiriza azabwiririsha imibereho ye akagira uwakiriza Kristo. Intango rero ni muri ukwezi kwa karindwi, aho twari turi ku kibebare batangiye, ngo namwe ni mubuza batangiye, ukamunani mvise mugiye kwinjiramo. Reka rero mubitegure neza kandi muzabikore musenga, Imana izabibashoboze. Turabibutsa gahunda y'umusaruro. Ntabwo mbisubiramo, pasitoro yayironcinze ku mugaragaro. Gusarura rero si ugusaba. Benshi b'abanyacyubahiro bumva ngo batasaba, maze bakadiniza umurimo w'Imana bakisaruraho, bazane ibyo bari kuzana bahawe. Kuko iyo ugiye Imana ica inzira. Sibyo? Imana ikomanga imitima yabusanze, bakatega amatwi ubutumwa ubahaye ko umurimo ukeneye ibiwufasha, maze Mwuka w'Imana agakomanga n'imitima, bakakira Mwuka Wera. Ukabona ibintu bibiri utatekerezaga, ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Ntimukarambirwe gusaruza rero. Ndashimira cyane mukecuru uri hari imbere, wabaye intwari akaba indashyikirwa. Mubyeyi wanjye, Imana iguhe umugisha. Ndazaguhobera turangije. Uramenye ntugende nta gushoboje. Turabibutsa gahunda yo gutanga igitabo cy'intambara ikomeye. Buri wese aharanire kuzatanga umubare mwinshi uko abishoboye. Iki gitabo kirimo ibanga, kandi mwabonye ko muri TMA 2016 batubwiraga ngo ubwo muzabona igitabo cy'intambara ikomeye gitangwa ku bwinshi nk'ibibabi by'intusi byo ku mpeshyi, muzitege ko hari Imana igiye gukora. Mpamya ntashidikanya ko Imana itaribagirwa. Iracyazirikana urugamba turiho, kandi ntabwo ruzasoza itadufashije. Amagambo nasomye yanejeje mu byashyuye igice cyaho cya 9. Yaravuze ngo nubwo hari abaniha munsi y'igicaniro, haleluya, ariko Imana babwira ngo ye nimwe mutegereje kugeza aho umubare w'imbata bagenzi banyu uzuzurira, maze mugahabwa ibyasezeranijwe. Twatindije bene wacu.
nimureke rero dutange icyo gitabo ku bwinshi, tuburire abakwiriye kuburirwa, maze Yesu atwambika imbaraga, tuvuge mu ijwi rirenga, twitahire iwacu. Nta gihe gisigaye, kenshi abagikunze isi, ariko abo ngabo bo nagira gutyo. Ubwo bisobanuye ngo iki? Murabeho turitahiye. Ubuyobozi rero yavuze ngo dufatanye kuririmba indirimbo ya 48 ivuga ngo tuzishima tuzanezerwa n'ukuri. Igihe imirimo izaba irangiye tutakiyuhakuye, ahubwo tuzamuye mu myanya dushimirwamo, Imana izihesha icyubahiro, natwe duhesha umugisha wayo. Paulo yaravuze ngo nuko rero tuzabana n'Imana yacu iteka ryose. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo myiza y'Umwami Imana, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku Mwami Imana. Aya magambo Paulo yanditse urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto 15:58. Umuyobozi akavuga ngo Imana yacu ibaho umugisha. Pastor Rugambwa, umuyobozi wa Burengerazuba bw'u Rwanda. Uku kwari kubashima abivuze, ariko pastor wanyu nkuko mumuzi ntabwo avuga gusa, aranakora. Aravuga ati banyakananira ndabazirikana, ibyo mwakoze narabibonye, nubwo ntacyo nakora ngo ngeze aho mwagejeje, ariko nzabaha urwibutso ruzatuma muhora mwibuka ko uyu mwaka nabashima. Pastor umuyobozi, reka nsabe abantu b'imusasa barangaje imbere y'andi matorero, koordinateri wabo muzane, ariko nubakananira ze uko buryo mukuru aba ari mukuru, sibyo se? Umuyobozi mukuru hano kukananira ni umuyobozi mukuru wavuye Musasa, naze rwose hamwe na pastor wanyu babahagarare mwese, mbahe icyemezo cy'ishimwe ubuyobozi bwa FID bwabahaye ngo muri ku mutima wabo. Muyobozi rero